tumaze kwishyira hamwe muri iyi koperative Kotumu. Basangira Silvestri ni umwe mu bahinzi bahinga muri site imwe yo mu murenge wa Gakenke, akaba ari imwe muri site yahariwe ibyanya bigega muri aka karere ka Gakenke. Silvestri avuga ko kuri hari 5 afite yezagamo 200 by'ibishyimbo, ariko nyuma yo guhuza ubutaka muri gahunda y'ibyanya bigega, ubu 200 yezaga kuri hari 5 byikubye 4, n'ibinahurizaho n'abandi bahinzi bahuriye muri koperative Kotumu. Mbere twahingaga mu buryo bw'akajagari. Kino gishanga cyabagamo amateke, imyumbati, imigozi, harimo imyaka myinshi inyuranye ivangavanze. Ubwo rero nta musaruro twabonaga. Ariko kubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatangaga gahunda yo kuhuza ubutaka ndetse no gukorera mu makoperative, tumaze kwishyira hamwe muri iyi koperative Kotumu, twahinze mu buryo busobanutse. Duhinga ibigori sezo, kabiri tugashyiramo ibishyimbo. Ibigori mfite ahantu hari are 5, nezagamo ibiro 100, ubu ngeze ku biro 400. Urumva ko umusaruro wiyongereye. Inyungu dutangira mituweli ku gihe, tukizigama muri ejo heza. Ariko mbere byari bimeze bite? Mbere ntabwo twabyumvaga kubera ko nta bushobozi twari dufite. Inama ni ukumwigisha kuko kwigisha ari uguhozaho. Inyungu yabaye aho twahurije ubutaka niwo umusaruro wiyongeye. Gute? Ibigori byariyongeye n'ibishyimbo byaje byiyongera kubera twaje duhinga ibishyimbo tubiteye ari bike, tukabihembeza imihembezo miremire. Nkurikije nihereho, nkurikije ibyo nezaga mu butaka mfite bwari 20, nezaga ibiro 600, ariko ubu ngubu ngeze kuri 1.5 ku bigori muri hari 20. Urumva ko bifite aho byankuye naho bingejeje. Kugeza ubu mfite inka wenda ishaka kubikamwa nziza. Kuba ibyanya bigega muri aka karere ka Gakenke intego ari ugusagurira n'amasoko. Umuyobozi w'akarere ka Gakenke Mukandayisenga Vestine avuga ko bakomeje guharanira ko ibyanya bigega bigira umusaruro uhagije, bongera ifumbire ndetse no kongera ubuso bwahariwe gahunda y'ibyanya bigega. Rero turi gushyira imbaraga mu kongera umusaruro w'ibigori, mu kongera umusaruro w'ibishyimbo, ingano ndetse n'imyumbati n'ibihingwa byatoranyijwe. Rero n'ubundi dufite ingingo y'imari igenewe amafumbire ndetse igenewe n'imbuto yunganiwe. Ibyo tuzakomeza kubishyiramo imbaraga, ariko twite cyane no ku byo turi kwita ibyanya bigega by'ibiribwa, aho dufite site cyangwa se ubutaka bwahujwe bugomba kujyamo inyongeramusaruro zihagije, bwitaweho, bufite umukozi ushinzwe iyamamazabuhinzi ubyitaho umunsi ku munsi, agakorana n'abahinzi ku buryo twongera umusaruro. Dufite site rero zigeze kuri 88, twita site za fubasi cyangwa kuri bivuze ibyanya bigega by'ibiribwa, ku buryo tuzongera umusaruro nibura ku bigori tukava kuri toni 5.6 tukazamuka tukajya hejuru yazo. Kuri ubu muri aka karere ka Gakenke ibyanya bigega biri kuri site 48. Intego y'aka karere ka Gakenke ngo nuko mu myaka iri imbere bizagera kuri site 70. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda.